Ibinyamakuru byinshi bitandukanye kuri iyi si bigenda bikora ubushakashatsi ku bigendanye n'imitungo n'ubuzima bw'abahanzi ndetse n'ibyamamare muri rusange. Forbes Magazine, Africaness byagiye bikora imishinga ndetse bikora n'ubushakashatsi kugira ngo bibashe kumenya ubushobozi n'ubutunzi bw'abahanzi muri rusange bakomoka kuri uyu mugabane wa Afurika. Uko basumbanwa mu butunzi nako basumbanwa mu bikorwa bagiye bakora byagiye bibagira ibyamamare ubundi bagahinduka ibitangaza mu bikorwa byabo. Imitungo bafite yo irahambaye cyane, ntabwo yamenya ko bayikoreye kuri uyu mugabane wa Afurika kuva bavuka. Gusa ikintu kibabaje nuko isi itagikunda kumenya neza ndetse no gusobanukirwa abahanzi b'Abanyafurika bakorera kuri uyu mugabane wa Afurika nabo kuba bari abaherwe ndetse n'ibyo bakora bishobora kubinjiriza. Reka uyu munsi turebera hamwe urutonde rw'abahanzi 15 ibi byamamare ku mugabane wa Afurika bamenyekanye bagiye bakora amateka ndetse bakandika bagahuza ubutunzi bukomeye cyane bakabukusanyiriza hamwe bikaba aribyo byagiye bibagira ibyamamare bikomeye na n'uyu munsi tukaba tukibumva isi yose ikaba bibuka nk'abahanzi b'ibikomerezwa. Njye muri kumva muri iki kiganiro nitwa Medal, wibuka gukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duhere ku mwanya wa 15 aho tuhasanga umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo uzwi ku izina rya Nasty C. Ni umuhanzi ukomeye cyane ufite imitungo yarenga miliyoni 8 z'idolari. Uyu muhanzi afite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi bimwinjiriza amwe mu mafaranga akomeye cyane. Yagiye agirana amasezerano n'ibigo bikomeye bikaba byaramugize umwe mu baherwe bari kugaragara kuri iyi si uyu munsi bakomoka ku mugabane wa Afurika kuko arenga miliyoni 8 z'idolari niyo abarirwa kuri konte ye. Mu bikorwa byinshi yagiye akora byagiye bimugira igitangaza, harimo nk'Imana afite idasanzwe. Uyu muhanzi ubundi akora indirimbo za hip hop, zimwe mu ndirimbo zikundwa n'urubyiruko cyane ku mugabane wa Afurika. Ibi nibyo byatumye azamuka cyane. Mu mwaka wa 2016 nibwo yasohoye album ye ya mbere yamenyekanye ku izina rya String and Bling. Iyi album niyo yatumye umuhanzi amenyekana cyane. Kuva umunsi yagiye akora ibikorwa bitandukanye, hariyo byamwinjirije amafaranga menshi akayabo kagera kuri miliyoni 8 z'amadolari. Ku mwanya wa 14 kandi turasanga umuhanzi Rayvanny. Uyu ni umuhanzi ukomoka mu gihugu cy'abaturanyi hano hirya cyane cya Tanzania. Umwe mu bahanzi bafite impano ikomeye cyane yagiye ituma bigaragaza nk'ibitangaza isi yose ikabamenya cyane cyane mu gace k'uburasirazuba bwa Afurika. Uyu muhanzi afite imitungo yarenga miliyoni 10 z'amadolari. Bimwe mu bikorwa uyu muhanzi yagiye akora ni ibikorwa by'umuziki yagiye akorera mu gace ka Dar es Salaam, ari naho atuye abarizwa n'ibikorwa bye byinshi cyane. Umugabo muri Tanzania w'igikomerezwa n'umuziki w'Abatanzania akaba amaze kuzamuka ku kigero cyo hejuru cyane ku buryo ari umwe mu isoko zishobora kumwinjiriza byibuze arenga miliyoni 10 z'amadolari mu gihe cyose amaze akora umuziki. Uyu muhanzi kandi w'Imana udasanzwe nakomeje kuba igihangange n'icyamamare kuri uyu mugabane wa Afurika. Tugikomeza iby'urutonde rwacu, ku mwanya wa 13 tuhasanga abahanzi bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Aba ni abagabo b'impanga bamamaye ku isi yose ikaba ibazi neza. N'abagabo bitwa Peter and Paul, P-Square. Aba ni abahanzi b'ibyamamare babayeho bashimishije abantu benshi ku mugabane wa Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Kuri uyu munsi wa none babarirwa hasaga miliyoni 20 z'amadolari. Aba bagabo bigeze gukorera umuziki mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bagiraho bagaruka muri Afurika. Ubuzima bwabo n'umuziki usibye no kuba ari impanga bigeze no gushwana baratandukana bahagarika gukorana umuziki, ariko ibi ntabwo bikuraho ko baba barakuye akayabo k'amafaranga menshi cyane ateye ubwoba kuri uyu muziki bigeze gukora igihe kirekire bari gukorana nk'itsinda rya P-Square ryashimishije abatari bake guhera mu myaka nk'ibihumbi 2010 kuzamura. Ibikorwa by'ubucuruzi bagiye bakora nibyo bibinjiriza amafaranga menshi cyane bikabagira ibihangange kugeza na n'uyu munsi aho bakibarirwa mu baherwe nubwo batagikora umuziki cyane. Nigeria kandi nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite abahanzi benshi cyane bafite n'impano. Reba nk'aka kanya tugeze kwitwa Tiwa Savage, ni ku mwanya wa 12 tugeze. Uyu ni umugore w'umunyanigeria w'icyamamare mu bigendanye n'umuziki, dore ko yahogoje amahanga Afurika yose ikazamuka ikaza kumureba. Si ibyo byonyine, ibitaramo yakoze za arena ndetse n'amasitade akoreramo n'amasari yandi akoreramo ibitaramo bye ngaba yuzuye hejuru cyane, abantu bapfutse buzuye. Ni umugore w'umunyanigeria wamamaye ufite ubutunzi buhambaye cyane, dore ko uyu munsi abarurirwa hasaga miliyoni 25 z'amadolari mu buzima bayemo. Uyu mugore kandi afite ibikorwa byinshi akora by'umuziki bimwinjiriza amafaranga. Usibye n'ibyo n'ubucuruzi bwe bwite yikorera, amapublicité no kwamamariza inganda byagiye bimwinjiriza mu kayabo k'amafaranga. None uyu munsi abarirwa mu bahanzi 15 b'ibyamamare bafite ubutunzi buhambaye cyane n'agatubutse kuri konte zabo. Naho umuhanzi Mafiki Zora ukomoka muri Afurika y'Epfo none umwe mu bahanzi bagwije itunga cyane, dore ko afite byibuza arenga miliyoni 25 nawe z'amadolari kuri konte ye. Uyu muhanzi ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo wamaye mu bitaramo bitandukanye no mu njyana ya R&B aharirimba umuziki ukomeye cyane. Ibi bituma abahanzi benshi bakunda kumwiyumvamo bagakora n'amakora batandukanye ndetse n'abaturage b'umugabane wa Afurika. Aba nabo bakunda umuhanzi Mafiki Zora ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uru rukundo Abanyafurika bagiye bamugaragariza nibwo bwavuyemo kumwinjiriza amafaranga menshi nko kwitabira ibitaramo bye.
bizinesi zindi akora ku ruhande, ubucuruzi bundi ndetse n'amakontera agiye asinyana n'amakampani akomeye cyane, bikaba byaramwinjirije atubutse ku buryo byibuza arenga miliyoni 25 z'idolari ariyo ushobora gusanga kuri konte ye. Mr Eazi ukomoka mu gihugu cya Nigeria nayo n'umwe mu bahanzi batabura kuri urutonde rw'ibyamamare bigwije itunga n'agatubutse. Mr Eazi ni umugabo w'umuherwe cyane ufite rebo ihambaye cyane ikora umuziki mu gihugu cya Nigeria. Iyi rebo ya Mr Eazi ni imwe mu zimwinjiriza amafaranga ndetse n'ibikorwa by'umuziki aba yarakoze bikaba bimwe mu byamwinjirije agatubutse. Kuri munsi wa none Mr Eazi abarirwa byibuza asaga miliyoni 30 z'idolari kuri konte ye. Uyu ni umuhanzi wakusanyije akayabo k'amafaranga yakomotse mu muziki yakoze ubwe ku giti cye. Rebo yashinze yamwinjirije amafaranga menshi ndetse n'izindi business agenda akora ku ruhande. Abanyanigeria ntibatinya kuvuga ko Mr Eazi ari umwe mu ngagari ndetse akaba umwe mu bantu bitonda bakunda guca bugufi nubwo afite amafaranga ndetse wagiriye n'umumaro umuziki w'igihugu cya Nigeria ngo dore ko yazamuye impano nyinshi akazitereka ku meza uyu munsi zikaba arizo ziri kubica bigacika. Ururangiranwa Shatta Wale ukomoka mu gihugu cya Ghana nawe n'umwe mu bahanzi bakomeje kugwiza ubutunzi bwinshi cyane kuri konte zabo nyuma y'imiziki n'ibitaramo bakomeje gukorera hirya no hino ku isi. Shatta Wale ni umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Ghana. Uyu muhanzi nawe ni umwe mu bakomeje kuba icyamamare cyane cyane mu burengerazuba bw'isi. Amahanga avuga ko Shatta Wale ari umwe mu bahanzi bafite impano zihambaye cyane. Ubutunzi bwa Shatta Wale aka kanya bubarwa byibuza asaga miliyoni 30 z'idolari. Uyu mugabo miliyoni 30 z'idolari yazikoreye mu bitaramo bitandukanye mu masezerano yagiye agirana n'amakampani akomeye cyane ndetse n'ibitaramo byinshi yagiye yitabira. Ibi byamwinjirije akayabo k'amafaranga atubutse cyane ku buryo byibuze miliyoni 30 z'idolari arizo amaze kugwiza kuri konte ye. Ubuzima bwa Shatta Wale muri Nigeria ubuzima butavugwaho rumwe cyane, usibye ko ibikorwa by'ubucuruzi ari byo bimwinjiriza amafaranga menshi. Uyu ni umuhanzi umaze kuba icyamamare no kubaka izina mu gace k'uburengerazuba bwa Afurika ariko na Afurika y'Uburasirazuba nayo ikaba imaze kumusobanukirwa. Ku mwanya wa 8 reka tuhasange Tubaba. Uyu ni umugabo w'umunyanigeria ukora ibikorwa bihambaye cyane. Tubaba ni umukire wahezwe dore ko afite amafaranga menshi cyane. Ni umugabo uririmba injyana ya Afrobeat, imwe mu njyana zamamaye cyane ku mugabane wa Afurika ariko zikaba zifata inkomoko ikomeye cyane mu gihugu cya Nigeria. Tubaba amenyera mu bikorwa by'ubucuruzi cyane cyane nko kwamamaza no gukorana n'ibigo bitandukanye cyane harimo iby'ubukerarugendo. Tubaba afite asaga miliyoni 50 z'idolari abarirwa kuri konte ye. Tubaba ni umwe mu bahanzi bafite ubuzima bwo ku rwego rwo hejuru cyane, akaba afasha kandi abakene muri Afurika. Nubwo afite amafaranga menshi cyane ntabwo yikunda ngo yagumane ku ruhande rwe ahubwo ashaka uburyo asaranganya n'abadafite uko babaho. Tubaba mu gihugu cya Nigeria baramukunda ndetse n'umuhanzi umaze kwamamara cyane dore ko indirimbo ze ngo zikundwa n'urubyiruko cyane, bikaba bituma ibitaramo yapanze aribyo byitabirwa cyane ubundi bikamwinjiriza agatubutse kuko uyu munsi abarurwa byibuza asaga miliyoni 50 z'idolari kuri konte ye. Tugarutse ku mwanya wa 7 ntabwo tujya kure ngo turenge hano hafi cyane muri East Africa iwacu. Igihugu cya Tanzania ni kimwe mu bihugu bikomeje gutera imbere mu muziki isi yose irabizi. Uyu munsi ku mwanya wa 7 umugabane wa Afurika hose dufite umuhanzi Diamond Platinum cyangwa se imfizi ya Afurika. Diamond Platinum umwe mu bahanzi bakomeje gukorera amafaranga menshi cyane kuri konte zabo nyuma y'ibikorwa by'umuziki yagiye akora bitandukanye, amasosiyete ndetse na label ye ya Wasafi ikomeza kumwinjiriza akayabo katubutse kuri konte ze. Umwe mu bahanzi bafite YouTube channel ifite abafollowers benshi n'abasubscribers ku mugabane wa Afurika akari ubanza abandi bose bakaza bakurikira. Diamond Platinum uyu munsi abarurwa asaga miliyoni 80 z'idolari kuri konte ye. Uyu mugabo kandi mu gihugu cya Tanzania ni umugabo agiriye akamaro igihugu cye dore ko nyuma yo gushinga label ya Wasafi Record ndetse na Wasafi TV, uyu mugabo kandi afite inganda zikora ibintu byinshi bitandukanye nk'ubwitwa Diamond Karanga. Uru ni uruganda rukora ubunyobwa bukaranze ubundi ukabwohereza muri Afurika hose. Business ndetse n'umuziki Diamond Platinum byamwinjirije asaga miliyoni 80 z'idolari uyu munsi akaba yabarirwa kuri konte ye. Akaba amaze kujya ku rutonde rw'abaherwe bahezwe cyane nyuma yo gukora umuziki. Impano ikomeje kumugabura no kumugira igitangaza n'icyamamare kuri uyu mugabane n'isi yose muri rusange dore ko collabo zitandukanye yagiye akorana n'abahanzi b'ibyamamare nka Johnson Derulo n'abandi benshi cyane arizo collabo zatumye uyu mugabo azamuka cyane. Ku mwanya wa 6 tuhasanga inshuti z'iwacu hano hirya muri Kenya, Sauti Sol. Sauti Sol ni abahanzi bakomoka mu gihugu cya Kenya bakora nk'itsinda ry'abagabo batatu. Iri tsinda ryaramamaye cyane dore ko rimaze kugira amadolari menshi cyane kuri konte zabo. Umwe ku giti cye abarurwa asaga miliyoni 10. Ubuzima bwa Sauti Sol ni ubuzima buhambaye cyane dore ko bakora business ubundi bagakora umuziki. Umugabane wa Afurika bakunze Sauti Sol kubera indirimbo zabo nyinshi zitandukanye bagiye baririmba ubundi zigaryohera imitima y'abazumva.
Ibi byatumye ibitaramo byabo ndetse n'ibindi bikorwa byose bakoraga abaturage barabikundaga ubundi bakabyishoramo ku bwinshi, ari byagize abagabo abaherwe b'ibitangaza ku mugabane wa Afurika. Tujye ku mwanya wa gatanu aho tuhasanga Burna Boy. Burna Boy ni umuhanzi Afurika yose izi ndetse n'isi muri rusange, umugabo w'igitinyiro w'igihagararo gikomeye cyane, umunyamuziki utumiza abantu ibitaramo bikuzura, amasaha akuzura, amasitade agakubita akuzura, ubundi akabaririmbira. Mu ndirimbo nyinshi yagiye ashyira hanze no mu bitaramo byagiye bituma umugabo witwa Burna Boy aba umugabo ufite igikundiro cyane ku mugabane wa Afurika, ubundi abaturage bagakunda uburyo akora umuziki we. Asaga miliyoni 60 z'idolari niyo ari kubarurirwa kuri konti ye uhereye uyu munsi. Burna Boy kandi ni umwe mu bahanzi bahenze ngo dore ko kumutumira mu gitaramo cy'ijoro rimwe ngo byibuza ari munsi y'ibihumbi 500 y'idolari utajya upfa kumuterura aho yicaye. Burna Boy ni umugabo ukomeje kugira ibigwi n'amateka ku mugabane wa Afurika, ndetse akaba n'umugabo ukomeje kubaka umuziki ku rwego rwo hejuru, dore ko umuziki we ukomeje kumutunga ndetse no kuzamura impano z'abanyafurika muri rusange. Ku mwanya wa kane tuhasanga rurangiranwa Akon, umugabo ukomoka mu gihugu cya Senegal ariko wakunze gukorera umuziki wo muri Amerika. Akon ni umugabo wirabura cyane ariko ni umugabo w'Imana ihambaye cyane, dore ko Imana yamwinjirije asaga miliyoni 80 z'amadolari kuri konti ye. Akon yakuriye umuziki cyane muri Amerika mu myaka yo hambere, dore ko isi yose imuzi mu ndirimbo zitandukanye nka Lonely n'izindi nyinshi cyane zagiye zituma uyu mugabo b'icyamamare ubundi isi yose ikamumenya. Akon yavanye agatubutse mu muziki, dore ko abarurwa mu bahebwe bakomeye ku mugabane wa Afurika asaga miliyoni 80 z'amadolari. Mu gihugu cye kandi cya Senegal naho ngo nagwe yigeze ahwema gushorayo business zitandukanye, dore ko ari kubaka umujyi wa Akon City n'ibindi byinshi cyane akora bituma abanyasenegal bamukunda nko gufasha abakene no gufasha igihugu cye kuzamuka mu iterambere. Akon abarurwa ku mwanya wa kane mu bahebwe bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika b'abahanzi baba barakoze umuziki ukabagira ibitangaza ndetse ukabinjiriza agatubutse. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umunyanigeriya Wizkid. Ndahamya nashidikanya ko abantu benshi basobanukiwe umuhanzi witwa Wizkid, umwe mu bahanzi b'ibyamamare babayeho kuri uyu mugabane wa Afurika ubundi bagahogoza imitima y'abumvaga indirimbo ze. Wizkid usibye kuvuka mu gihugu gifite abaturage benshi cyane ndetse cyamamaye no ku muziki, nawe ubwe ntago yari afite impano yoroshye cyane. Mu njyana ya Afrobeat niho yamenyekanye cyane, ubundi isi yose hagurukira kumureba. Asaga miliyoni 85 z'amadolari nizo zibarirwa kuri konti ye utashyizemo imitungo yose muri rusange. Uyu muhanzi amafaranga yagiye avana mu bitaramo bitandukanye yakoze mu makontrasi y'injye n'amabusiness atandukanye cyane, ubundi bikamwinjiriza agatubutse, byamugize umwe mu bahanzi batatu bakomeye ku mugabane wa Afurika bafite agatubutse cyane. Wizkid ni umuherwe bitewe n'ibitaramo by'akora, business afite ndetse n'amakontra afitanye n'amakampani atandukanye bikomeza kumwinjiriza agatubutse, ubundi bikamigira umwe mu baherwe bakomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa kabiri kandi dusatira umwanya wa mbere turasanga icyamamare rurangiranwa, uyu mugabo isi yose iramuzi, ni Davido, umugabo ukomoka mu gihugu cya Nigeria uririmba injyana ya Afrobeat. Davido kandi usibye no kuba ari umunyamuziki ngo ubundi ni umucuruzi ukomeye cyane, ni umuntu ufite ibikorwa bihambaye by'ubucuruzi mu gihugu cya Nigeria, ufite amafaranga menshi cyane harimo n'inganda, imodoka, ibintu byinshi cyane n'amakampani akora ubukerarugendo. Avuka mu muryango ubundi ufite ubutunzi buhambaye cyane, ariko nawe ngo ntabwo yigeze asinzira ngo agendere ku by'ababyeyi be bafite. Davido ni umuhanzi byibuze ubarirwa mu ndege 3 ziparitse ku kibuga cy'indege cye mu rugo iwe. Davido ubwe afite asaga miliyoni 100 z'idolari kuri konti. Ni umugabo uzasanga wiyambika udatinya kwambara byibuze ishaneti irenga ibihumbi 400 by'idolari, ayo nasaga miliyoni 400 z'amanyarwanda usanga yambaye mu gituza. Davido ni icyamamare cyane, dore ko uyu muhanzi ari umuhanzi ukomeye ku mugabane wa Afurika ukomoka mu gihugu cya Nigeria ufite ubutunzi buhambaye. Usibye ubwo yavanye mu muryango we wabo, naho ubwe ngo ntago yaryamye, ahubwo yakoze umuziki. Ku mwanya wa mbere aho twese twari dutegereje tudasanga umunyasenegal witwa Youssou N'Dour. Youssou N'Dour ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bakora ibikorwa bitandukanye cyane. Uyu mugabo yamenyekanye mu njyana ya Mbalax, nimwe mu njyana zikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Umugabo ukomoka mu gihugu cya Senegal afite byibuze asaga miliyoni 145 z'amadolari kuri konti ye. Youssou N'Dour afite ubuzima bwiza cyane bwo muri politike, akora ubuhanzi n'ibindi byinshi cyane byagiye butuma igihugu cya Senegal gitera imbere. Youssou N'Dour ni umuhanzi ufite agatubutse cyane ku mugabane wa Afurika, dore ko amafaranga ye nayo ayafashisha abakene ndetse agakora n'ibindi bikorwa bye bimuteza imbere nk'umunyabusiness ndetse n'umuhanzi muri rusange. Ibitaramo by'uyu muhanzi amasitade aba yakubise yuzuye, dore ko afite amafaranga ndetse akagira n'igikundiro abanyafurika bamuhaye nyuma yo kubakorera umuziki uryoshye wanogeye amatwi yabo, ubundi bakaza bamukurikiye. Dushingiye ku bitangazamakuru byinshi cyane biba byarakoze ubushakashatsi ku butunzi ndetse n'ubuzima n'imibereho by'aba bahanzi b'ibyamamare ku mugabane wa Afurika, urutonde rw'abahanzi 15 nta munyarwanda ubonekaho, ndetse no muri East Africa tuhasanga abatanzania gusa n'abanyakenya aribo bakomeje gutera imbere ku mugabane wa Afurika. Wakibaza ngo ese u Rwanda ruzagiraho umuhanzi w'icyamamare?
ryari ruzagira umuhanzi ufite byibuze ubutunzi bubarirwa muri aba ngaba 15 tumaze kubona? Reka turebe, tubihange amaso, turebe ko byibuze u Rwanda umunsi umwe tuzarusangana abahanzi 15, tuzasangamo umuhanzi muri 15 bakomeye ku mugabane wa Afurika cyangwa se mu 10, igihe ruzaba rumaze gutera imbere. Ariko umuziki nyarwanda nawo nguri kuzamuka, dore ko abahanga ku muziki badatinya kuvuga ko u Rwanda ari igihugu gifite impano nyinshi cyane kiri kuzamuka mu minsi ya none. Ushaka ko hari ibyo bindi tugukorera, watwandikira muri comment, ubundi ubutaha tukazagukorera ibindi wifuza kumenya.